ikaze abantu mwese murimo kutwumva ku Cyizere TV. Uyu ni wa mwanya mwiza rero tujya dusengera ibyifuzo bitandukanye ku Cyizere TV. Rero hari abantu baba baduhaye ibyifuzo ko tubasengera, rero mugire kwizera. Hari abatubwiye ngo tubasengere kubera uburwayi, hari abatubwiye ngo tubasengere kubera ubushomeri Imana ibaha akazi, hari abatubwiye ngo tubasengere kubera ibibazo bitandukanye tuba twabibonye, SMS zanyu tuba twazibonye. Rero tugiye gufata umwanya mwiza wo gusengera ibyifuzo byanyu, kandi namwe muba mwatanze ibyo byifuzo mujye mugira kwizera ko Imana ishobora byose, kandi buryo ugira kwizera ukongeraho no gukiranuka. Tugerageze rero Imana ibidufashemo, hanyuma wumve ko Imana ari inyemaboko, wumve ko Imana ubwiye ishobora byose, ibasha gukora imirimo n'ibitangaza. Ujye ugira kwizera. Twebwe rero icyacu ni ugusenga, gukora ni ukw'Imana. Rero mwese mwumvemo ikaze, abantu bari hafi na kure mwumvemo ikaze, nk'uko mutwandikira mutubwira ko mudukunda, natwe turabakunda. Kadusenge mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye ni yayandi, ni Muhongerwa Grace, ndi umubyeyi ushima Imana, ibindi Yesu aduhana umugisha. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana yera kandi ikiranuka, Imana idukunda kandi tubereye maso. Turagushimiye amasaha nk'aya ngaya, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, turagushimiye kuri inshuti nziza, turagushimiye kuri umubyeyi mwiza, uri umwami w'abami, uri ibyiringiro by'abagusenga, uri ibyiringiro byacu. Imana ishimwe. Turagushimiye kuri Imana izi kurinda kandi ikanaturindira. Turagushimiye kuri Imana iba yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Mana icyubahiro ni cyawe mukunzi mwiza, ugira neza bugacya bukira, ineza yawe ntirondoreka. Uri mwiza kandi ubereye mwiza abagutegereje. Icyubahiro ni icyawe Kristo. Ndagushimiye ko warenze imiryango yacu iri hirya no hino. Ndagushimiye ko warenze abagabo n'abagore, ukarinda abakobwa n'abasore, ukarinda abana batoya. Ndagushimiye Uwiteka Nyiringabo Imana ko waturindiye igihugu. Nyakubahwa Imana, turagushimiye Kristo ko warenze itorero ryawe. Mwami icyubahiro ni cyawe mukunzi mwiza. Turagushimiye ko tubyuka bikemera, tugahumeka bigakunda. Turagushimiye ko tugenda bikemera Kristo. Icyubahiro ni cyawe Kristo, watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Mwami ndabigushimiye. Kubwa Satani ntago ari uko byakagombye kuba bimeze, ariko Uwiteka Nyiringabo Imana ndagushimiye kuba watwimanye, wakoze igikorwa cy'indashyikirwa. Icyubahiro ni icyawe. Warinze ababyeyi bari kwa muganga, abagiye kubyara wabanye nabo, abarwaye indwara zitandukanye. Mwami wakoze igikorwa cy'indashyikirwa, ukababambaho amahema ukabimana. Mwami Uwiteka Nyiringabo Imana ndagushimiye Kristo kubw'imirimo y'amaboko yawe. Mwami ndagushimiye ko warenze ingabo z'igihugu. Ndagushimiye ko warenze Kristo abaganga. Ndagushimiye ko warenze abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Mana icyubahiro ni cyawe Uwiteka Nyiringabo Imana, uba watwimanye inshuti nziza. Rero uyu ni wa mwanya mwiza Uwiteka Nyiringabo Imana tujya dusengera ibyifuzo bitandukanye mu izina rya Yesu Kristo. Hari abatugejejeho ibyifuzo, hari ababarwayi, hari abashomeri, hari abafite ibibazo hirya no hino bitandukanye, hari abo bagiye gutereza cyamunara. Uwiteka Nyiringabo Imana, abo bose ni ibyifuzo baba batugejejeho. Uwiteka Nyiringabo, kuko nzi kuri Imana ishobora byose, kuko nzi kuri Imana irebera hose icyarimwe, kuko nzi kuri Imana ibazi. Twebwe nk'abana b'abantu ntabwo tubazi, ariko wowe uri bamenya Kristo urabizi. Nyemera mukunzi mwiza, ibyo byifuzo byose Kristo tubikusanyirije hamwe. Nyemera Uwiteka Nyiringabo Imana ukora imirimo n'ibitangaza kuri abo bantu, wigaragaze witamurure, babone ineza yawe, ubarengere ubatabare mu izina rya Yesu Kristo. Kuko uri Imana ivubira ababi n'abeza, wirengagize gukiranirwa kwabo mu izina rya Yesu Kristo. Ubagirire ibambe, ubagirire impuhwe mu izina rya Yesu Kristo, maze ubarengere, babone ineza yawe, babone kurengerwa nawe, babone ubutabazi buturutse kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo Imana, nugende ku barwayi Kristo, urambura ikiganza cyawe gikiza mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka mukunzi mwiza, Imana yo kwiringirwa, Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera
nugere ku murwayi ukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo, ugere mu bitaro bitandukanye mu izina rya Yesu Kristo, ugere ku burwayi ubwo ari bwo bwose mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Nyiringabo Imana, hari uburwayi buba bwarananiranye mu izina rya Yesu Kristo, bagasezerera umurwayi bakamubwira ngo nagenda ategereze mu izina rya Yesu Kristo. Ariko Uwiteka Nyiringabo Imana, icyo namaze kumenya neza nuko iyo urugamba rukomeye Uwiteka we ruba rugiye kurangira mu izina rya Yesu Kristo. Nugere kuri abo barwayi bose batandukanye mu izina rya Yesu, waruhijwe n'umubiri mu izina rya Yesu wigaragaze, abarwaye kanseri, abarwaye hepatite, abarwaye umugongo, abarwaye umutwe udakira mu izina rya Yesu Kristo, abarwaye sida mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo Imana, uburwayi bukomeye n'ubworoheje nugeraho mukunzi mwiza, abarwaye umutima ukora imirimo n'ibitangaza, nta ndwara n'imwe igikunanira mu izina Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo Imana, maboko yawe ni magari, koko kwawe ntabwo kwaheze ngo kunanirwe gukora, n'ugutwi kwawe ntabwo kwaheze ngo kunanirwe kumva mu izina rya Yesu Kristo. Nugere kuri abo barwayi Mwami Yesu, ubakize mu izina rya Yesu, kuko byose urabishoboye mu izina rya Yesu Kristo. Ugere kuri wa muntu bagiye gutereza cyamunara mu izina rya Yesu, umucira inzira Kristo, umurengera umutabare mu izina rya Yesu. Muririmbyi ntiwaririmbye neza ngo ntabwo uzi uko abigenza, ngo ntabwo nzi nuko ubikora, ngo ariko icyo nzi neza nuko iyo utegetse byose bikumvira. Tegekesha ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Aba baruhijwe Nyakubahwa Imana, bafite ibibazo hirya no hino Mwami, bakubone bimenyekane kuri Imana ishobora byose. Ngaro bana natwe ro mukunzi mwiza, ugere ku bashomeri ubaha akazi mu izina rya Yesu Kristo. Utanga umugisha Nyakubahwa Imana kubikorera ndetse n'abakorera abandi mu izina rya Yesu Kristo. Utanga umugisha ingeri zose, utanga umugisha ku Banyarwanda n'Abanyarwandakazi, utanga umugisha ku ngo mu izina rya Yesu Kristo, mu bubatsi ngo abakuru n'abatoya, nutanga umugisha mu izina rya Yesu. Utanga umugisha ku rubyiruko mu izina rya Yesu, utanga umugisha mu gihugu cy'u Rwanda mu izina rya Yesu Kristo. Ingeri zose Nyakubahwa Imana bakubone, ugerereza imfubyi n'abapfakazi, abarushye n'abaremerewe, abambaye ubusa ubambike, abatarakumenya we kukumenya mu izina rya Yesu Kristo. Ugabanya umubare barimbuka, wongera umubare w'abakizwa. Urakoze Mwami, turagushimiye. Gabana natwe Nyakubahwa Imana, kandi ushyigikire Kristo isengesho mu izina rya Yesu Kristo, kandi unezeza abantu bose baduteze amatwi ku Cyizere TV, wabere igisubizo cy'ibibazo byabo, ari abanditse mu izina rya Yesu, ari abahamagaye ndetse n'abatabashije kuhamagara. Uwiteka Nyiringabo Imana, ubabere igisubizo, ubabere umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, ndagushimiye kubyumvise kandi ukabikoze. Icyo ni cyo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwiyumvemo ikaze mwebwe mwese rero mugire kwizera ko Imana ishobora byose, ko Imana ijya ibasha gusubiza, ko Imana ijya ibasha gutanga akazi k'umugisha, ko Imana ijya ibasha gukiza indwara zose zananiranye, ari indwara z'umubiri, ari indwara z'umutima, Imana irazikiza. Nta wundi muntu wagukiza usibye Yesu. Yesu niwe ujya utanga umunezero, Yesu niwe ujya utanga amahoro atemba nk'uruzi akaba wamuririmbye. Ngo nta mahoro yuzuye twabonera muri iyi si usibye kuri Yesu. Rero mugire kwizera kandi mwongereho gukiranuka ku gato no ku kanini. Yesu aduhana umugisha.